Yesu ashimwe. Turashimira Imana iduhaye kubyuka amahoro. Reka duririmbire Imana, dusenge, dushyire ibyacu byose uyu munsi mu biganza by'Imana. Ndakwibutsa ko tukiri mu gihe cyo gushima Imana no mu gihe cyo gusengera uyu mwaka n'uyu munsi kandi wawe nawo uwusengere, uwushyire mu biganza bya Yesu. Yesu rero utare dushyiramo ibyacu, duhishamo ibyacu. Karibu rero turirimbe, hanyuma tuze gusengera uyu munsi, dusengere n'uyu mwaka. Kandi ndabibutsa ko tugumya gushima Imana ibyo yakoze umwaka ushize, n'iby'imbaraga no kubitwinjije muri uyu mwaka nabwo n'izindi mbaraga z'Imana. Kuba tubonye uyu munsi ni ubundi buntu budasanzwe bw'Imana yacu. Haleluya. Karibu. Wagaragaje ukunesha kwawe uraturi. Wagaragaje ukunesha kwawe Mana, uraturindira ijoro. Wagaragaje ukunesha kwawe Mana, uduha kugera muri uyu mwaka. Wagaragaje ukunesha kwawe Mana, udutambutsa umwaka ushize. Wagaragaje kunesha kwawe Mana, turi bazima. Turagushima Mana. Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana. Haleluya. Shimwa Yesu, waranesheje, waratuneshereje. N'iri joro watuneshereje turiho. Impano y'ubuzima ni wowe uyiduha Mwami, ntacyo tugushinja. Mami tukweretse uyu mwaka dutangiye, uzatubere, uzaduhire Mwami, tugume mu ijambo ryawe. Haleluya. Yego Yesu, utarura abananiwe bagasubira inyuma. Shimwa Mwami, tugukorere muri uyu mwaka. uyu mwaka Mwami, umpa imbaraga ngukorere. Uyu mwaka Mwami, umpa imbaraga Yesu. Haleluya. Uyu munsi umpa imbaraga Yesu, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwaka mushya dutangiye, uzaduhire, tugume mu ijambo ryawe. Yesu we, Intama zasubiye inyuma, uzigarure Mana y'imbabazi. uri umunyembabazi Mana. Haleluya. Imbaraga tugukorere muri uyu mwaka. Imbaraga tugukorere muri uyu mwaka. Turagushima Mana nziza, ubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana, turagushima Mana nziza, ubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana. Shimwa Data, shimwa gitare cyanjye, shimwa Jehova, shimwa gitare cyacu. Uzumve gusenga kwacu Mwami, uzumve gusenga kwacu uyu mwaka Mana. Uyu munsi wumve gusenga kwacu, umva gusenga Mwami. Yego Yesu, uturinde, 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 udukomereze amaboko Mwami. Umva gusenga gitare uyu mwaka Mana, uduhagarareho, tugumye gusenga tukwinginga kandi tugushima. Uyu munsi ntuceceke, umva gusenga kwacu Mwami. Umva gusenga kw'abana bawe, umva gusenga. Turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana, turagushima Mana nziza, kubitangaza wakoze, waturinze uyu mwaka wose. Shima Mana.
amen. Yesu yubahwe, Yesu yamamare. Hari igihe uririmba ukumva unezererewe Imana, umva gusenga kwacu Mana. Iki gitondo dusengera uyu mwaka, umva gusenga kwacu Mwami, dusengera uyu munsi, kuri Imana yumva gusenga, akira icyubahiro. Wowe uvuze ngo tubeho, tubaho, tubayeho, akira icyubahiro. Uvuze ngo iminsi yacu, imyaka yacu igume uko wayiremye biguko, akira icyubahiro. Wowe uburizamo imigambi mibi, wowe usenya ibyo gusenga ugashyiraho ibyo utuvugaho, ibyo ushaka akaba ari byo biba ku buzima bwacu. wowe iyo utegetse birakomera. Haleluya. Ijambo ryawe rimwe gusa rikangaranya imisozi. Turagushima iki gitondo ko wavuze ngo tubeho tukaba turiho, ukaba utubyukije tukaba duhagaze. Turagushimiye ko wavuze ngo uyu mwaka tuwinjiremo tukaba tuwurimo. Haleluya. Turagushimiye n'indi migambi yawe myiza kubw'ubuntu, kubw'ibambe ryawe utugirira. Izina ryawe niryubahwe. Dushyize hejuru izina ryawe uyu munsi, dushyize hejuru icyubahiro cyawe. Turakwamamaje Mwami, hafi na kure ni wubahwe. Uwiteka ni wowe Mana. Hari igihe mbura uko mbivuga, ariko wakire gushima kwa buri wese, wakire gushima kwacu Mwami, wakire gusenga kwacu Yesu. Izina ryawe ryubahwe. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zekariya igice cya mbere umurongo wa 17. Zekariya igice cya mbere umurongo wa 17 haravuga ngo, ongera urangurure uvuga uti, Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo i Yerusalemu. Reka dusenge iki gitondo, ushimire Imana kubw'umunsi yaguhaye, ushimire Imana kubw'umwaka. Nurangiza ubwira Imana ngo, Mana Nyiringabo, Uwiteka Nyiringabo ni Sabaoti. Mu mazina y'Imana hari izina ry'Imana ryitwa Sabaoti, bisobanura ngo Uwiteka Nyiringabo. Ni Imana ifite ingabo nyinshi zo kuturwanirira, ni Imana iturwanira. Kandi icyo nkundira Uwiteka, we ntabwo arwana ngo atsindwe. Yesu ntajya atsindwa, jamais. Yatsinze ni kuzimu, Satani yaramunesheje. Niyo mpamvu duhagarara tugashira amanga, tukavuga ko tugendera mu nsinzi y'Igorogota. Haleluya. Sabaoti, Uwiteka Nyiringabo. Yesu ni Nyiringabo. Aravuga ati, muzabona imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Uwiteka azongera kumara Siyoni umubabaro, kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Reka dusenge aya magambo, nubwo ubona harimo Yerusalemu, nubwo habona harimo Siyoni, uyizereremo, hanyuma ibihuze n'amazina yawe, ubihuze muri iki gitondo n'ubuzima bwawe. Wisengere uvuge ngo, ongera urangurure. Ni mw'iri jambo Uwiteka ari kurangurura ubunona. Sabaoti aravuze ngo, zongera kubona imidugudu yawe yongeye kuzura ibyiza. Bwira Imana ngo, Mana ndagusaba uyu munsi ibyiza mbibone, mbone ibyiza uyu mwaka, mbone ibyiza byuzuye, mbone ibyiza bitari ibicagate, mbone ibyiza bisendereye, bisagutse. Ubona ukuntu umuntu agira ibintu bikuzura bigasaguka, ibigega bigasaguka, ibintu bigasaguka, ariko ari byiza. Kwani igihe umuntu agwiza ibintu kandi ari bibi, ugasanga afite ibintu ni bibi, sina byiza. Ariko hano Uwiteka yavuze ngo, imidugudu yanjye yongeye kuzura ibyiza biyisaguke. Ni byiza. Hari igihe cy'ibibi, hari igihe cy'umubabaro, hari igihe w'umuruho, hari igihe cya rwaserera, ariko Uwiteka yavuze ngo iki ni igihe cyo kubona ibyiza, cyo kuzura, tukuzura amashimwe y'ibyiza. Kandi igihe dushobora gushima, Bibiliya avuga twishimana muri byose, dushobora gushima, ariko ni ukuri ubona ari hatari. Ariko turashimira Imana ko yazanye ibyiza, kandi ibyiza byinshi biduhagije ndetse bigasaguka. Ngo Uwiteka azongera kumara Isiyoni umubabaro. Isiyoni ni ukuri, ni abantu b'Isiyoni. Ahangaha havugwaga Isiyoni ahantu, ni abahatuye nyine kuko hari abantu. Natwe reka tubwire Imana ngo, Mana niba Imana yitaye ku bantu b'Isiyoni muri iri jambo, twebwe uyu munsi dusomye iri jambo kuri iyi tariki,
twihuze n'iri jambo uvuge ngo Mana, Uwiteka uyu mwaka azongera amara umubabaro, Uwiteka uyu mwaka aramara umubabaro, Uwiteka nigeze kumubona amara umubabaro. Twisengere ubwira Imana ngo Mana uzatumara umubabaro muri uyu mwaka. Twatuye gushira umubabaro, ibyatubabaje, ibibi twabonye mu mwaka ushize ntibizagaruka, ntibizegera ihema ryacu, oya, kuko wahagurukiye kuduha ibyiza, kandi ibyiza uduhaye ni ibyiza byo kutumara umubabaro, ni ibyiza byo gutuma dushira umubabaro, ni ibyiza byo gutuma natwe duseka tunezerwa, ni ibyiza byo gutuma udutabara mu gihe gisa nk'iki tukishima. Haleluya. Mukanda azongera guhitamo Yerusalemu. Erega Uwiteka yarahisemo nyine abi Yerusalemu. Ubwira Imana ngo Mana umpitemo, mwaba uzagirira neza umpitemo. Niba uri umudamu uvuge ngo Mana, mu badamu uzagenderera nanjye umpitemo ngenderere, mu bantu uzakoresha nanjye umpitemo nkoreshe, mu bantu uzatuma nanjye umpitemo ntume. Nuko bigenda, nuko umuntu yisengera ngo kandi azongera guhitamo Yerusalemu. Haleluya. Imana yagutoranije ninde wakwicaza? Imana yagutoranije ninde wagusubiza inyuma? Yegeze gutuma Esiteri atoranywa, umwami aramutoranya. Imana nidutoranya, aho tuzagera bari gutoranya, bari gutanga ibyiza, natwe rega bazadutoranyamo, kuko Imana ari yabanje kudutoranya. Imana nidutoranya, ninde wavuga ngo hoya? Yavuze ngo wi, ninde wavuga ngo hoya? Yatanze amahoro, ninde watera amahane? Ntawe. Bwira Imana ngo Mana, mu basore ugiye kubakira ingo nanjye untoranye, mu bakobwa ugiye, amina, aleluya, ratarabaya zereboti rebo, aleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Bwira Yesu ngo ntoranye iki gitondo, ntoranye uyu mwaka, mu bagore bazabyara. Niba uri ingumbi isengera ubwira Yesu uti Yesu, mu bagore bazabyara untoranyemo mu izina rya Yesu. Mu bantu uzibuka unyibuke, nk'uko wagihisemo ijambo rya ritubwiye ngo uzongera guhitamo Yerusalemu. Ati Mwami uyu munsi mu rubyiruko urengere mu abana banjye, urengere mu abana banjye b'urubyiruko. Isengere buri wese ufite ukuri busenge, umuntu wese isengere muri iri jambo. Ubwire Yesu ati Yesu uyu munsi mu bagabo utoranije, utoranyemo umugabo wanjye untoranye. Niba uri umugabo, niba uri umusore, wongera uvuga ati Mana, mu bantu utohaye akazi uyu mwaka nuntoranyemo nanjye njyemo, ni mu izina rya Yesu. Ushyiremo amazina yawe nk'uko yashyizeho i Yerusalemu. Uvuga ati njyemo, ndi Mwami, uko uhagurutse gutoranya ukaba waratoranyije muri iki gihe cy'iri jambo Yerusalemu, ati nanjye untoranye uko utoranyije mu ingo zo kurengerwa. Ati urugo rwanjye urutoranyemo, urushyiremo, urubanze. Haleluya, haleluya. Wisengere uko uhagurutse kurengera ababyeyi. Ubwira Imana usengera ababyeyi bawe niba ubafite. Tutoranye ababyeyi banjye, niba mu babuzaha agakiza, ababyeyi banjye babanze Mwami ubatoranye, ubaha agakiza, babe mu nzu yawe bagushima baguhimbaze. Senga, niwe uzi uko wasenga, nabereka uko wasengera muri iri jambo. Ndashima Imana. Mana turagushimiye Nyiringabo Sabaoti, wowe harimo no kuturwanirira, kuko uri Imana Nyiringabo, ufite ingabo nyinshi zo kuturwanirira. N'igihe uhagurutse kongera gutuma twuzura amashimwe, gutuma tubona ibyiza tukaguhimbaza. N'igihe uhagurutse Mwami uyu munsi, uyu mwaka kongera, hari umunsi twakubonye. Haleluya. Bivuga ngo wari warakoze mu buzima bwacu, wari warakoze muri uriya mwaka ushize, wari warakoze mu bihe byacu, wari warakoze mu minsi yacu yo kubaho, wari warakoze mu masezerano yacu. Ariko n'ubu urahagurutse Mwami, ndagushimiye kari wowe utwujuje ibyiza ndetse bigasendera, tukabona ibyo dushyira mu bigega byacu. Watubwiye ngo uyu mwaka n'umwaka wo guhunika, ukaba utwemereye Mwami, tukagira ibyiza bisendereye, ibigega byacu bikagira ikijyamo. Turagushimiye. Aho twaboneye ibibi ntituzabona ibibi. Ni igihe cyo kuzuzwa ibyiza, ni igihe cyo kubona beza, ni igihe cyo guhura n'ibyiza mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mwami ko wongeye kutumara umubabaro, ngo Uwiteka azongera kumara umubabaro i Siyoni. Ndagushimiye ko iki ari igihe uje kumara abantu bawe umubabaro Mwami. Aho twababariye, aho twaboneye ibibazo ko tuzongera kubihabara, ubwo tugiye kubona amashimwe, tugiye kubona ituvuza impundu, tugiye kunezerwa. Ndagushimiye ko ari igihe cyo kongera guhitamo Mwami. Ni igihe ugiye guhitamo mu bagabo, ni igihe ugiye guhitamo mu bakobwa, ni igihe ugiye guhitamo mu bagore, ni igihe ugiye guhitamo iki gitondo uyu munsi.
unyemerere mwabugendereye kugirira neza, unshire munyemerere mwabugendereye kugirira neza, untoranye mwabugendereye guhereza ibyiza byuzuye, unshiremo mwabugendereye mu kumara umubabaro, unshiremo mwabugendereye mwami aya masaha mu bana ugendereye, abana banyu bashyiremo, ibyacu bishyiremo mu izina rya Yesu. Mungu ugendereye ingo zacu zishyiremo mu izina rya Yesu, mu butware bwawe. Mu bana bari munsi y'imyaka 5 ugendereye abana bacu bashyiremo mu izina rya Yesu. Turisengeye Imana iki gitondo, turagushimiye kuba dutekerejeho, uri mu ijuru ryawe ryera, kongera kudutoranya kugira ngo duhabwe ibyiza kandi bisendereye, kongera kujya mu wagendereye bo kumarwa umubabaro, kongera kudutoranya mwabo wagendereye bo guhita mukabagirira neza, kongera kudutoranya. Turagushimiye, twari twarakubonye n'ubundi uragarutse ngo tukubone muri uyu munsi, muri uyu mwaka. Shimwa Yesu, turagushimiye ubuntu watumanuriye, ubu buntu turabwakiriye ku mazina yacu, ubuntu turabwakiriye mu miryango yacu, ubuntu turabwakiriye mu ngo zacu, ubuntu turabwakiriye mu buzima bwacu, ubuntu turabwakiriye mwami mu bo twubakanye, mu bana bacu, ubuntu turabwakiriye. Izina ryawe nirishimwe mu buzima bwacu, ubuntu turabwakiriye Kristo, aho dusengera, abo dusengana nabo, ubuntu turabwakiriye. Urakoze Yesu, turagushimiye, wakoze kutwibuka no kudutekerezaho uyu mwaka, mu ntangiriro z'umwaka. Ibyo bisohoze ku mazina yacu, ibyo bisohoze mu buzima bwacu, mu mibereho yacu. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwaka ugomeze kuganza, uyu mwaka ukomeze gutegeka hafi na kure, uyu mwaka uturwanire we Sabaoti, Uwiteka Nyiringabo. Hagurutse ingabo nyinshi zo kuturinda, hagurutse ingabo nyinshi zo kutugota, hagurutse ingabo nyinshi zo kuturwanirira, hagurutse abamarayika bo kudukorera, abamarayika baradukorera. Uhagurutse muri buri domene y'ubuzima bwacu, aho dukeneye umuvugizi abamarayika bajye bavuga, aho dukeneye ubutsinzi abamarayika bajye batsinda, aho dukeneye gutabarwa bajye batabara tutaravuga, tuye tubona igisubizo cyawe mwami. Urakoze Yesu, uyu mwaka kuva mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi, mu kwa 11, mu kwa 12 mwami. Imbabazi zawe, gukora kwawe, ibyiza byuzure muri buri kwezi, kumarwa umubabaro byuzure muri buri kwezi, kandi mwami kongera gutoranywa nawe byongere bitubeho. Urakoze Yesu, izina ryawe rirushaho kwamamara. Ibyo dukoreye bidutere kuguhimbaza, ibyo dukoreye bidutere kugumya guca bugufi, ibyo dukoreye bidutere kurushaho kugukorera mu kuri no mu mwuka, ibyo dukoreye bidutere kurushaho kugusenga mu kuri no mu mwuka. Uko dutoranya duce bugufi, uko utoranya mu bagore bace bugufi, uko utoranya mu bagabo bace bugufi, uko umara umubabaro abantu bahinduke, ahubwo bawuzura amashimwe, bagushime, batanga ubuhamya, bahamye neza yawe n'imbabazi zawe. Urakoze gitare cyanjye, kuramburiye amaboko ngushima mwami. Uwiteka ni wowe Mana, none n'ibihe bidashira. Amen. Imana ishimwe. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom shalom. Ntiwibagirwe gukora subscribe na share. Bye.